ntuzahomba twahuriye muri satani unyoza mu mutwe warakoze Imana izajya iguha imigisha myinshi wowe n'abakiriya benshi ubaza mu mutwe niwanyishyuza uzanamwoza umubiri. Yes, na nyangusuza kandi zirakomeze neza uri hose mu kibiye bitandukanye Burasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru of course nitwa ishyaka y'ukina n'abana ukina n'abanyina usura batandukanye mu bice bigiye bitandukanye ngurura mugana Kigali News 500 ni Ishyaka TV kora subscribe like share ndetse na comment aho muri mwese nizere ko mumeze neza cyane ibintu byose ari fresh gahunda zose zimeze neza cyane. Ndi kumwe na Vavajuru, ndi kumwe na Prophet Manzi muramuzi nubwa kabiri agarutse mu kiganiro. Hari ibyo yakoze hari ibyo yavuze byose ngiye ku giti cyanjye nemeka ryo mu kiganiro cyaba, ariko Vava yavuze ati reka ndeka akazi ko gucoma mbaze neza Prophet Manzi ibyo yatangaje nimba akoko ari ukuri. Ikaze Vava. Murakoze cyane. Umeze fresh? Imeze neza. Prophet Manzi ibintu ni sawa? Ya ndashima Imana. Ngiye muranshima Imana. Reka mbwire hari abantu bavuga ngo ntago ngo umuntu ngo ntago ngo yampanura ubundi wowe ureba ku ijambo kuko Imana umuntu wese ishatse iramukoresha. Na Bibiliya iravuga ngo murebe ibyo mvuga ntimurebe ibyo ngira gute nkora. Rero hari igihe umuntu avuga ngo uriya muntu ngo afite impano ngo uriya muntu ngo ntiyampanura ngo uriya muntu ngo niyansengera, ariko umuntu wese Imana ishaka iramukoresha. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga nyine hari igihe umuntu akureba akavuga ati uriya njyewe ntago yansengera kubera yuko nabonye ari kunywa inzoga cyangwa se nabonye ari gukina iby'abatinganyi cyangwa se nabo twahuye nawe yasinze. Nyine ibintu abantu bavuga ni byinshi, ariko Imana ikoresha umuntu ishatse ikamugutumaho. Okay, Prophet Manzi turagize Uwiteka dukomeze ikiganiro cyacu hanyuma. Yesu Kristo wa mu ijuru turazi ko uri Imana ishobora byose kandi tuzi kukiranuka muri byose. Turakwinginze kugira ngo uzubane natwe muri aya masaha mu izina rya Yesu, amen. Abari mu bice bigiye bitandukanye, abari mu Rwanda, ingabo z'u Rwanda Defense Force, polisi n'izindi nzego zigiye zitandukanye turabasuhuje aho muri hose. Abarundi turasuje, abari muri Kenya, abari United States, ari mu bihugu byose by'isi mujya mubinyereka. Hari ukuntu buryo umuntu agirwa n'amahirwe wajya muri YouTube channel ukareba abantu bagukurikira aho bajya baherereye, byose turabibona. Mujye muri commentaire muduhe inama nyunganizi, ushaka kwamamaza n'ibikorwa byawe kuri screen hariho nomero yanjye, nyandikire kuri WhatsApp ni gahunda zigende neza cyane. Prophet ndashima Imana kandi ndagushimiye kuba turi kumwe aka kanya. Ndanashimira Vava kubera ko aduhaye umwanya kuba turi kumwe aka kanya. Abantu bishimiye ikiganiro twakoze na mbere turi kumwe na Olive, turi kumwe na Titi. Nakomeze mvuga byinshi irimo ndatabariza ati Olive mvuga ati murundi ariko kwera impamvu nyine buri wese bakajya baca hirya baca hino. Olive atereka da umurundi atereka da n'abandi atereka da. Uri murasenga Olive uramubaza ati se nibyo cyangwa se ibyo cyangwa SADUNDA ukuntu yari abiziho amakuru y'abafitanye. Murakoze ega Sadu wicaye Yesu koko byanjye hano. Murakoze cyane kubera icyo kibazo musa nkaho mubajije nubwo atari ikibazo, ariko kuba mubikomojeho ni byiza cyane turabashimiye. Hari byinshi birenze biriya ngewe Imana yari iri kumbwira. Nyuma yaho nahamagaye nashatse namba yuriya mugore ndamuvugisha. Nyuma yaho yego Olive namubwiye byinshi birenze, twaravuganye. Hari umuntu ugiye kumwubakira inzu ho hanze, ni nyuma yuko agiye kumwishyurira inzu yaho azabamo kuko aho yari bamwirukanye. Hanyuma hari ugiye kumwishyurira, hari uwamwishyura, sinzi niba yarabikoze. Naramuhamagaye nyuma ndabimubwira ko bigiye kubaho. Sinzi ntago nakomeje gukurikirana amakuru ye, ariko hari n'ugiye kuyimwubakira nyuma yuko uri kuyimwishyurira azanayimwubakira. Ufasha yanafashwe yego, ariko uretse ko nyine Imana idakorera mu muntu umwe, ikorera mu bantu benshi. Byakemuka neza, ariko bizakemuka mu izina rya Yesu.
natandukanye na madamu bigeze no kubimbazaho avuga ati ni gute umuprofeta atandukana na madamu ariko Imana inyemerera ko nge gute umuprofeta atandukana na madamu ariko Imana inyemerera ko nge ndi bubavuge. Yes, urakoze cyane ariko Imana ikomeza kumbwira ibyo mbavugaho gusa ntari bubasubize. Ibyo bibaho cyane. Hari abantu banyandikiye muri iyo case barambwira bati twakoze groupe y'aba diaspora bo hanze bo kukugira inama y'uburyo ugomba gusubirana na madamu wawe. Yes, ngiye ku giti cyanjye rero ibyo mbikomoje ku rugero nari ntazi. Reka mbanze mbwira abo bantu, reka nkubaze, ushatse umugore n'urugero ibyo bibaho? Yarakubeshye ngo yarize, urumva nyuma usanze atarize, cyangwa uramushatse arakubeshye ngo ntago yigeze abyara, nyuma usanze yarabyaye, ntago wa mugore uzatandukana nawe bitewe n'ibyo mutumvikanyeho. Nimutandukana uzaba ukoze icyaha. Ese ni muri mukozi w'Imana bivuga yuko bivuze ko uzabana n'umuntu udashaka bitewe n'ibyo mutabwizanyije ukuri. Hari icyo Imana ikora, hari n'igihe Imana imuguhereza kugira ngo irebe kwihangana kwawe, irebe uburyo uzabyihanganamo ibyo bigeragezo. Ariko ibyo byo bibaho cyane kandi abatandukana ni benshi cyane, n'abaprofetis batandukana ni benshi cyane. Ariko nge case yanjye ni case ikomeye, ni case yuko ngewe umubishop, uziko ko ari umubishop uyoboye itorero rya Sepake muri Uganda, ariwe waje akajya mu rugo rwacu agashaka urusenya. Ibyo byo byabayeho cyane, ari nabyo wenda byatumye ibyo bibaho, ariko kubera Imana nta kintu cy'igikorwa runaka kigeze kibaho, kandi Imana izatuma dusubirana, iri no kubikora cyane. Impamvu nari ntanze urwo rugero nuko hari nari ntanze urugero rw'amagroupe ari gukoranya muri groupe, amagroupe ari gukoranya y'abantu benshi bo hanze badukurikirana bagira ngo badukorere ibyiza. Urumva rero niyo yakoreye Oliva kugira ngo arebe aho yaba atekanye n'umwana we mu gihe uwo namuhanuriye mu rundi, ntago muzi neza mu rundi, ariko uwo namuhanuriye yari ari kumwihakana, yari ari kwihakana umwana avuga ko atari uwe, ariko Imana yagaragaje. Ariko mu mutima murundi warabizi yaziko n'umwana ari uwe, ahubwo nuko wenda njya mvuga ngo bitewe n'ubushobozi buke umuntu aba afite cyangwa n'uburyo umuntu abanyeho n'uwateye inda bikazamo uruntu nako adashaka kubishyira kuri YouTube channel. Nabonye undi wamutera umwana nabwo simbizi, gusa nkuko abantu bakoze kumugira inama ati murundi va mu bagore, murundi va rero ko urava ngo n'umupfobozi, gusa ngiye bikorwa ngiye muziho nuko asigaye icururiza iki imyenda ishaje n'inkweto agenda bigura nyine shakisha nyine ubuzima. So bavajuru ku murongo wa telefone hari umushago wamagara Sadunda yarahanuye buri wese arijugunya tereka reka bavajuru ku murongo wa telefone. Imana ibabarengeye guhamagana umuntu waririmbye indirimbo ngo sata ngo zabye tugenda ugeze ryari karirimbe tukasata gerageza nayo yala ibibazo umusitari muzima telefone yari kompoze yala yewe muhamagaze yatwume kwica muvo nta mayinite mfite zanditse nabi kapu yawe Rego bigunda nimero kompozi mu telefone urindiriye kuko nimero so abadukurikiye muri commentaire gahunda zose ni zanyu zanditse nabi sinyuzemo beretse kupo inyuzemo okay narimamagaye itari yerega nayo narasaze arahamagaye yitare ariko baba kanatanga umuntu w'umusitari urumva ngo nzobere compose ari ikintu cyakuvuga baba nta kibazo biretse tinzi bana burwanitse endayire ndabona abashumagazi yava barazitinya
ivuyeho bwa kabiri bwa kabiri nafatiye avavatire iyanjye dunagama witaba ningi yindi ntabwo ari buyitabe ariko ndagerageza bana baraza kwihamagara kanda akanyenyeri kyohereza injyana ku murongo wa telefone amahoro Yo. meze fresh Hello? Satani we nicheke tucheke chuwa we amabya satani ntazagukura ari kuri kamera ari kuri kamera agiye kuzankora mworohota Sata Yo. uranyumva neza uranyumva neza Ndakumva. wamenye Siyaka. zamurijwe yego urahuze Siyaka ndakumva tu. okay magapera Zanundi. Ntabwo nemerewe kubikora kabisa. Umeze se? meze neza Tubigenza ute? Karaga magatobe my baby kubita mutozo Kono naho ndumva uyu munsi umeze fresh. turi live mu kiganiro turi kuri Kigali News 25 kuri Ishyaka TV 25 ndi kumwe na Prophet Manzi Sadunda ndi kumwe na Vavajuru Dore Imbogo ngira ngo uratwumva neza okay hari amakuru agiye atandukanye akurikizwaho yuko ngo ujya gusura Vavajuru we nibyo urabeze n'ahantu uzigera umbeshya Nibyo. ujyayo arabeshya Njya kumureba kabisa nabi. umaze ko kundeba uretse wagiye inshuro zingahe nukubeshya Njya kumureba zibaye nk'inshuro 10. atuye Atuye mu Giporoso. i Remera umuntu bitwa Prophet Manzi uramuzi Ya, nawe ndamuzi ntari kabisa. niwe muntu wabihanuye arangije aravuga ati gutya na gutya mu kiganiro arangije noneho yongera hanura undi muntu bavarahakana kuri uno munsi nongeye kubahuza ubwire Siyaka neza waje kundeba duhurira hafi yo mu rugo ariko sinjya nkunda abahungu bajya bansanga muri ghetto wari waza mu nzu yanjye Imana wari waza mu nzu yanjye wowe Ariko se n'icyaha kuza kureba urumva ari ikosa nyine kuza kundeba waje kundeba ariko uzahomba Use we ntago uzahomba ntaho nzi ntuzahomba twahuriye muri satani unyoza mu mutwe warakoze Imana izajya iguha imigisha myinshi wowe n'abakiriya benshi ubaza mu mutwe niwanyishyuza uzanamwoza umubiri ngo nguki ariko ntabwo ngukunda pe okay rasinzi WhatsApp ntabwo ngukunda gufata nk'umuvandimwe so Yesu ahabwe icyubahiro oya ntabwo yigeze aza mu rugo abadukurikiye ibyo byari iby'ibanze ntabwo yigeze aza mu rugo Yesu asuzugurwa ntawe azi Yesu asuzugurwa usibye n'uriya satani nta n'undi musore wundi no mu banyamakuru uza ahantu usibye Kamana na murumuna we hari ikintu uretse ko ntabwo wenda ibyahise ntabwo ari urukiko nta nubwo ari ikindi kindi ntabwo turi kuburana ngo atari urukiko ntabwo ari ikindi kindi gusa biriya byari confirmation yuko Yesu yatunyujijemo kugira ngo tugire ibyo tubabwira warabyemeye ku munota wa mbere reka wemeye ko mwahuye yaraje muri quartier y'iwacu ariko ntabwo cyagera yarabyanze cyagera wanze kubivuga yarabyemeye yavuze ko yamusanze muri salo baba kuri umukobwa agoye kiriya kisiko nawe ukamutiza wa mutwe wacanye ayo makuru mutwe waca njye bari abantu twahuriye nabo mu bitaramo Nyagatare nongera kumubona uyu yamutumiye ngo naza atere ivi abantu bakajya mfite abamama mu Bufaransa abashuti banjye bakajyamagara ariko se Varati ati uwo ni wa mugabo wabonye mu bahungu bose bamwice gihugu ni inkuru bavuga kandi inkuru yanga kubitangaza buretse Sadunda guce mu ijambo mapenzi yo
mapenzi yo amapenzi yawe mani kandirimbe nakubwira impamvu mbabarira ndakubwira impamvu bava mbabarira mbabarira kunyerera umubiri wose nta mwuka mfite wo kuririmba nzariri gukora urarya mu izina rya Yesu mukanya byo kubera Imana ntabwo ndirimba rero nta mwuka kiramona zaka umani saudi umani wakiri munyo uremera ko njya mu mwuka kakanya jya mu mwuka rata twisengere ntakazana ibigambo by'ibifuti hari ibintu byinshi Imana iba yambwiye kuri Vava akari nayo mpamvu turi aha ngaha aka kanya rero ntabwo nahita njya mu mwuka ntabanje gusaba Imana ngomba gusaba Imana nkajya mu mwuka Imana ikampa amagambo yo kuvuga sinzi niba Vava afite wenda akaririmbo kanjyana mu mwuka tugasenga katari dore imbogo ese dore imbogo ko ari ibikoko niyo kuhimbaza cyane niyo kurana akarimbo k'Imana reka Vava akadufashemo mu mwuka twanire bikeya tunakomeze yego vugana n'umutima wanje vugana n'umutima wanje semana na roho yangu semana na roho yangu vugana n'umutima wanje vugana n'umutima wanje Yesu la ila sot la mandicolas dola sopola ile kote la sopola ene lava inini yavo ola kote la sotolava inini yava Vava weruka gukora ikiganiro kwa Manibu umunyamakuru wo kuri Exirage uri kumwe n'abahungu babiri batoya bakubwira ngo urakuze ngo shaka umugabo urakuze ndabeshya ari he ila sotolaba ene yavo Vava uri guhakana uriya muhungu kandi niwe ndi kureba ko Imana iguhaye ntago namwemera Yesu we tutaka Satani ntago ari byo navuganye nawe kwakira Yesu Vava ngo uri gushaka ngo umugabo ngo wubatse inzu ngo ufite n'imodoka ndabeshya niwe nshaka ariko Imana iguhaye uriya niwe nshaka niwe nzi kuva kera tutaka Satani mu muryango wacu ntibamwemera ntabwo ari amaherena n'ibisheneti rakute nelafatini niyafatila Satani Yesu vugana nanjye aka kanya urakoze kubera ko ukijije umuntu wo mu Buholande amena data yarwaye iryinyo ribyimbye itamaringana gutya ariko urakoze kumukijije data urakoze kubera ko ukijije umuntu wo muri Canada urwaye umugongo w'umuganga ila soto lava ininiraba ila soto urakoze kubera umukijije mu izina rya Yesu Vava Imana iri kunyere kuriya oya sinashaka nimero ye mu buzima bwanjye Imana iri kunyere kuriya mu izina rya Yesu toka Satani ngo bamwita kuri YouTube ngo niba ari mu Kanyuta niba ari Kanyuta izina rya Yesu toka Satani ngo ntago yitwa Satani uko yayoboye abisiraheli ntago bari byo wamena abambutsa ya nyanja itukura abageza Kanani ntago wakoraga i Remera mu kigo cya kampani ishinzwe ibintu byo kutaransfera niba ari amafaranga niba ari iki ntago ari byo wakoraga uracyariyo Lakote Imana iguhaye akazi amena Lakote lava Imana iguhaye akazi amena ariko aka kazi Imana iguhaye ngo uzabanza kukanga Imana iguhaye akazi ko gukora mu cyokezo ko mu kabari mu cyokezo ugatanga service ukajya utanga service Lakote ngo yabanje kuguhereza Lakote lava ngakazi ko kotsa inyama Lakote lava ngo urangije urakanga ngo kavamo ngo ushaka ko gukora service ngira kaguhaye mu izina rya Yesu amena
abakunzi bacu abadukuriye kuri Kigali News 500 tuzajya duhora tubagezaho buri kimwe cyose twagiriwe ubuntu byo ngiye ubwanye gukundwa n'abafana bankurikira ndetse hari na bamwe Imana igikomeza ibahe amahoro n'imigisha bajye bagerageza bakambwa ati isi akamarajya ufite abana n'umudamu reka tukugurire amazi ariko komeze ukora akazi utazacika intege bitwijya tunirwa iyo twigirishije bavajuru ni mushiki wanjye ndamwubaha SADUNDA doya fa inini yava lakute ngo ikiganiro cya mbere ngo wakikoze ku karabo nibara agaki ukoreshejwe n'umunyamakuru ntavuze izina uri ahantu wambaye itaburiya y'umweru lakute wari uri gukora iki bava bivuge wari uri gukora iki ndi kotsa inyama wari uri kotsa inyama ni inkuru ntabwo nabikubwiye ni inkuru ni inkuru bava ni inkuru lakute bava ni inkuru sebya Yesu bava ni inkuru lakute yelazo idili yava Yesu wewe ebola kasa Yesu arasebye toka satani ni inkuru zaki ni inkuru tumaze gukora mu kanya kandi akomantu rerekwa dofora ndaboya za prank ni inkuru tumaze gukora ara mu gikoni ubeshya Yesu aguhaye akazi Yesu aguhaye akazi vava Yesu aguhaye akazi tubitega amaso Yesu aguhaye akazi bakiriya bacu babyeyi bacu barumuna bacu ba mujyomba bacu bashangazi bacu babyeyi mwatubyaye n'abadukurikira mu bice bigiye bitandukanye reka dusoreze ahangaha inama n'inyunganizi n'ibitekerezo muri komanteri ibyo muzatuma tuzabikora kuri screen hari nomero ariko bava kanisabiri mwabafana mwe mwatubabariye mukaduhaca mbambe kamera koko abantu Yesu yashyiriyemo imiyaga mufite ubutunzi mwihanganye mukaduha kamera koko natwe tukora ukuntu twarya na mikoro mwabiki ko mugiye kuzabisiga ubundi mwakihanganye n'ukuri ko Imana izabaho umugisha mukaguma mukanaramba umva n'ukuri mudushyiramo imiyaga remere nukuri barabivuze kuko arimo arareba uburyo arimo arakoresha ikiganiro arimo arareba n'uburyo n'ibindi bigiye bitandukanye bava urakoze kubusabe udusabiye kandi umva rero Yesu na se ndabiyamye naho muri hose muzashake ndabiyamye ndakwisabye aho uri mu ijoro na suku n'umwuka wera aka kanya mu nshingo kono nanga ntago ari wa mugabo navuganye nawe aho uri mu ijoro ndakwiyamye we na suku Yesu na se n'umwuka wera aho bari ndabayigisha uruhindu ndabiyamye shaka kuba mwanyibeshyeho ntago ari wa mugabo navuganye nawe njyewe namaze umwaka n'igice mbana nawe igihe nasengaga nafataga amasengesho y'ibyumweru 3 ibyo urabizi icyo nasengeye nta na kimwe ampa ariko ndacyariho ndagushima ariko urasiwe mugabo navuganye nawe ndavuze ngo simushaka nzinzezera imbere ya Yesu nasi turabashimiye mwe mwese mwadukurikiye mu kiganiro kuri Kigali News 550 twizere ko mumeze neza buri munsi buri saa tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye Imana icyo dutije ubuzima muzatubona nimutubonera ahanga muzatubona handi ibyo twakoze mu myaka 13 ishije tuzakomeza tubikore abo mwatubonye bazajya hatandukanye tuzakomeza tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye papa turagushimiye murakoze Manzi turagushimiye Imana ibahereze umugisha bajya kuri Manzi TV bakore subscribe mukurikiye ibiganiro agenda bagezaho buri munsi ingewe ndi umugabo udakina n'abana ukina n'abanyine usura batandukanye mu cyo bigiye bitandukanye twongere duhure mu bindi biganiro Astra Vista Shalom